Banyarwanda abanyarwandakazi banje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Nkuko mubizi rero impirimbanyi Jetiri Sylvestre, impirimbanyi ikaba n'umuyobozi w'ishyaka riharanira ubumwe bw'abanyarwanda na demokarasi. Jetiri Sylvestre akaba ariwe muzabona kuri Facebook, public figure, kuri YouTube ndetse no kuzindi mbuga hirya no hino. Aho iryo zina muzaribonereho Jetiri Sylvestre, Sylvestre rigomba kuba riri mu Gifaransa, niyo sinye uwo akenshi abari ngewe ko mu minsi iri imbere shobora kuzajya baryitirira. Uyu munsi rero nanone tuje kuganira ikibazo gikomeye baba ngo biyambuye bisahuye. Muti bisahuye bati? Nta ngabo zikiri mu gihugu cyo kurinda abanyarwanda. Ingabo zose ureba zavuye mu Rwanda, zagiye muri Kongo, zagiye mu Burundi. Ubu mu Rwanda abari kubarinda ni abasirikari bake bafite n'abapolisi. Bafite abapolisi bambaje imyambaro ya gisirikari, abandi babambaje military police n'abandi bambara ingofero z'umutuku bitandukanye. Ubwo rero niyo mpamvu bakomeje kugira bate kwangiriza umutekano w'akarere, kuko nta kindi bazijyanyeyo kugira ngo zangirize umutekano w'akarere. Mumaze iminsi mwumva batera amagerenade mu Burundi. Ayo magerenade mu Burundi batera, ni ukugira ngo bahungabanye umutekano bwo mu Burundi. Ayo magerenade batera muri banki, bakayatera mu masoko, bakayatera aho abantu b'abasivili bateraniye, ni ukugira ngo bagirire nabi abaturage b'u Burundi. Abo basirikare bambutse Rubavu bakabajyana muri Kongo, ni ukugira ngo bagirire nabi abakongomani b'abaturage. Nkuko muzi batera ibisasu umugunga mu nkambi, nkuko muzi babitera mu baturage bagapfa, imitwe igacika. Niwe mugambi wabo. Mu Rwanda hari abasirikare barenze 100,000 bose bashize mu gihugu, bari kubajyana mu bihugu byo hanze by'abaturage, ariko kugira ngo bahungabanye umutekano w'ibyo bihugu, kuko nabo bazi neza ko amajwi ari buze kuba mu yihanganire. Turi ahantu nyine turi gufata agakofi, urumva ntabwo twaba turi twenyine. Ariko noneho ibyo byose aho bishira bijya ni imbere mu gihugu cyacu. Ngo nuwataka umwanzi cyangwa nuwataka wiruka ku mugabo, asiga imbaraga zigusubiza inyuma, kuko ashobora kukwihinduka. None se Abanyarwanda kugira ngo ntibabihindukana, ni twebwe tuzabyishura. Twebwe abaturage nitwe tuzabyishura, kuko abaturage b'u Rwanda ari bo ba nyirinsira ngufi. Umuyobozi yinjira mu umutegetsi yinjira mu ndege akaguruka akigendera, agasanga umutegetsi mugenzi we wafashije akamufasha, akamuha mu nzu nziza, akamuha inzu nziza akayiryamamo n'umuryango we. Uwo muturage ugaca ku butaka, ibisasu niwe bikubita bwa mbere,
ibi bije byose niwe bigeraho. Niyo mpamvu abaturage b'u Rwanda nubwo bwose tuzi ko nta muntu wakuraho FPR ibyihebe byashimuse u Rwanda n'intuza n'agapapuro baro paper cyangwa se urupapuro rw'itora. Tukaba tuzi ko UPR Ndabatabaza ishyaka rigomba kubatabara rigakuraho ibyihebe byashimuse u Rwanda, rigomba gushoza intambara, rigomba gutangiza intambara, ariko namwe mugomba guhaguruka mukarwanya ikibi mukabyamagana. Ariko abanyarwanda ubu nimushaka no kwandika ubupapuro mukagira mubujugunye mu nzira muvuga muti twanze kujya guhungabanya akarere k'ibindi bihugu. Bo banyarwanda igihumbi ntibatura ubupapuro bakanyura buta i Kigali mu migi. Ubusa nimwafata nimwakora ibindi bimenyetso mu bundi buryo, hari uburyo byabaho. Ariko icyo nababwira, nimba bamwe muri mu banyarwanda mukomeje gushigikira ubwo butegetsi, ingaruka zizaza muzamenye ko namwe mwazigizemo uruhare. Ntawe utegereje kugira ngo muhure n'ibibazo, ariko noneho ibyo bibazo byanyu, ibyo bibazo bigiye kubazira bizaba ari ibibazo byanyu byatewe n'umunyarwanda. Ko nabona bajya kubona mu izina ry'abanyarwanda ntabwo barwana mu izina ryabo, kuko bava mu Rwanda nimwe bavuga ko barinze, nimwe bavuga ko barwanirira, nyamara mwe ntimwamagana uko kurwanirira. Muravuga muti batwica, yego turabizi, kandi natwe rega ntitwicaye, ubwo bakoresha imbaraga z'ikuzimu. Ariko icyo nzi ko agiye kuvaho. Kuba bagiye kuvaho rero ntibivuga ko namwe mwe muri imbere mu gihugu mutafasha abandi. Umuntu aratinyuka nkuko nanjye natinyutse havu se kugira ngo ngende kure, ndi hano hafi aho, ndi hano hafi, ndi mu gihugu cy'abaturanyi hafi ku mupaka. Niho mvugira, niho nkorera ibikorwa, niho duterera ibitero byacu by'impapuro n'ibindi bitero byose. nibwo tugomba kuzabitangira. Ntitubakora, ntituba mu Buraya. Abandi benshi hafi ya UPR Ndabatabaza bari mu Rwanda. Hanyuma se mugira ngo si ugutinyuka? Njyewe natinyutse, nanjye naratinyutse, ndavuga UPR Ndabatabaza iratinyuka. Dutinyura urubyiruko, dutinyura abantu benshi, none abanyarwanda benshi babaje kubyumva. Namwe musigaye rero nimutinyuke kugira ngo n'urugamba muzarudufashemo kubaka igihugu kuko gusenya FPR no kubaka igihugu pe. Gusenya ubwo butegetsi niko kubaka igihugu, kuko abo ntabwo bubaka barasenya. Nuba muri icyo kintu gisenya umaje kugijuka gikuraho ubu uri kubaka. So banyarwanda rero, banyarwandakazi, dukwiriye kugira ngo turebe uburyo twakora urunana tuhurize hamwe imbaraga, buri wese agakora icyo ashoboye. Tera inkunga y'amafaranga UPR Ndabatabaza. Uri umuhinzi cyangwa se uri umusirikare,
fatanya n'abandi sibyo fatanya n'abandi kurwanya ibyo byihebe fatanya n'abandi mu gutekera abandi mu gutanga ibitekerezo ariko wikwigira ngo ibyo ntacyo ndi bukore gira icyo ukora kugira ngo igihugu kiboneke vuba vuba kugira ngo ibyo byose bitinye bigira ubwoba ariko nubitiza umurindi bizakomeza bikwice bisahura ibyawe kandi bikomeze bikubeshere ko byaguhaye demokarasi wishimye kandi utishimye se ubwo bwoba babatemo bungana buteramo hariya ngo mutinya gupfa ntabwo mutinya gupfa ahubwo mukunda gupfa cyangwa se dukunda gupfa kubera impamvu ikigiye kuza kirakomeye kizatwica kurusha icyo dutinya kubona hapfubuze bagapfa bake ariko bikarangira ariko nitutavuga ibihugu byose bizaduhurizaho hari n'abavuze ko bagiye komeza u Rwanda bagiye kuzarwomeka ku bindi bihugu bakarwomeka kuri Kongo nk'uko bavuze bati mu butaka bw'u Rwanda tukabura umuyobozi u Rwanda nubwo rwabanye independence yenda muravuga muti ntibyashoboka ariko bashiraho umundi muntu utari umunyarwanda kandi uvuga ikinyarwanda ntese Putin ntabwo yanyaze ubutaka Putin ntafite ubutaka bwa Ukraine kuri isi ifite imbaraga uratsinda ariko FPR yo nta mbaraga ifite ni ibyihebe rero tuvuge kandi tunakora twitera akanyabugabo twikuremo ubwoba twikuremo kumva ko turi bafeira kumva ko turi weak ko turi abanebwe turi abanyantege nkeya ahubwo twe twishiremo ko turi abanyembaraga hari icyo twakora abandi batakora bakongomani barahagurutse mu bita ngo bagira ubwoba birukana Kabila Joseph Kabila Burkina Faso muzuguni yirukanye wa mutegetsi wabo ibindi bisikari byakoze kudeta nimwe mucyegeje inkotanyi zakora kudeta muri beke inkotanyi ni zimwe zifite umugambi wo kumara abanyarwanda ni mwebwe abaturage mukwiye guhaguruka mukarwanya abo bagome n'abasirikare bakabikoze barashimuswe bamwe mu rwego uzabwira ibingira ngakureho Kagame nubwo bavuga ngo nta kiri mu gisirikare ariko aracyakirimo uzabwira Mubaraka muganga ngakureho Kagame yewe mwijanire y'amaso ariko imbaraga z'umuturage ntawe uzisubiza inyuma imbaraga z'umuturage ntawe ugize isubiza inyuma kandi imbaraga z'umuturage ziba ziremereye cyane izo mbaraga rero izo mukwiye gukoresha kugira ngo tugere ku rugamba rw'ukuri urugamba ruzana intsinzi urugamba ruzana intsinzi ruzana amahoro ibyishimo utera ineza ukajya mu mahanga ukabona urakunzwe nta muntu muto muri cya kinyarwanda bakakora bakarira ku gahera gutya cya kinyarwanda
ariko ntiwagira bati yo ubu bwoko bw'Imana mu gihugu cyawe ukagira uburenganzira kurusha umunyamahanga, ukarusha uwo ari we wese, ukagira itaka ryawe, ubutaka bwawe, imirima yawe, isambu yawe, ukagira freedom speak, ukagira uburenganzira bwo kuvuga mu gihugu cyawe, ukajya kwaka serivisi ukayibona nta bundi buryo bwose bubayemo, ubundi buryo bubayemo ruswa, karengane katurutse ku bwoko, uwaho wavutse, n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose birakora. So abanyarwanda abanyarwandakazi, twe tuje kubabwira iby'icyo kibazo. Murakoze, bye bye, Imana ibaduhere umugisha.